Igihe kimwe habayeho injangwe ndetse n'imbeba, bikaba byari abanzi cyane nk'uko tubizi ko injangwe n'imbeba bizirana urunuka. Imbeba aho iri hose ikajya ihora yikanga injangwe, iti iyi njangwe yo gatsindwa sinzi ko nzayikira. Iteka ryose igahora ifite impungenge z'uko iyo njangwe izayigwa gitumo ikayigirira nabi. Ibura igisubizo ndetse ibura n'uko yabigenza. Ibura buri kimwe cyose iragerageza ariko biranga. Nuko rimwe iza kwigira inama yo kujya kuraguza ku mupfumu ngo ayiragurire. Bukeye iragenda ijya ku mupfumu, yibwira ikibazo ifite. Yabizi ifite injangwe yantesheje umutwe, ihora impiga. Ndashaka rwose umpe intsinzi ndagurire. Hanyuma umupfumu arabwira ati nta kindi kintu nagukorera, icyo nakukora ni kimwe gusa, ni uko nakugira injangwe nawe. Hanyuma iyo mbeba yumvise ko bishoboka ko yaba injangwe, irishima cyane iti aho ni sawa, aho ni byiza rwose, aho ni byiza cyane ko wangira injangwe, nanjye sinzongere kujya ntinya iriya njangwe yanzengereje. Nuko umupfumu ayisaba gutura amaturo, hanyuma ayikorera imihango ihindura injangwe. Nuko ya mbeba yahindutse injangwe rero iragenda rwose no muri karitsiye, umudugudu irawogoza, imbeba zose zo muri karitsiye irazimara. Ya mbeba yahindutse injangwe rwose birayoberana, ya njangwe ntiyaba ikikanga. Hanyuma igihe kimwe yareze agatuza rwose, imbwa iyibonye irayivudukana cyane. Imbwa irayivudukana cyane, nuko irirukanka cyane ikibuno mpamaguru irukira kwa wa mupfumu. Nuko wa mupfumu ayikubise amaso iramubwira iti umva, bya bintu birakomeye, noneho nasanze kuba injangwe bidahagije, kuko hejuru y'injangwe hari imbwa nayo iri kumpiga. Fata aya maturo noneho ndashaka ungire imbwa, umpindure imbwa aho gukomeza ngo mbe injangwe, kuko iriya mbwa nabonye hariya ntabwo nazayicika. Nuko uwo mupfumu amaze kubyumva yakira aya maturo, arongera ayikorera imihango ayihindura imbwa. Ya mbeba yahindutse imbwa noneho igeze muri karitsiye rwose ica ibintu, iracira bice biracika. Kagiriga agatuza muri karitsiye rwose, nta njangwe ikoma, nta mbeba ikoma, iyo mbwa ihari. Imbwa iragenda ibakiza igenza muri karitsiye. Kera byaratinze ya ntare iza kuza kuyibona. Intare iza kuza kubona ya mbwa yahinduwemo imbwa yahoze ari injangwe ndetse yahoze ari imbeba. Hanyuma intare ibonye arivudukana cyane ndetse irayisimbukira ngo ifate ku gakanu iyice, ariko irayihusha. Hanyuma ya mbwa irirukanka cyane irukira kwa mupfumu nanone, rwose n'igihunga cyinshi cyane rwose. Wa mupfumu abanza kuyihungiza kugira ngo ayigarure. Nuko iramubwira iti rero ibintu byahindutse, hejuru y'imbwa hari intare, ibintu byakomeye. Iriya ntare nabonye hariya rwose umwami w'ishyamba ntabwo nazayibanaho. Ati akiriye amaturo nzanye ni menshi, ndashaka rwose umpindura intare, umwami w'ishyamba. Noneho ndatekereza nta kindi kintu cyazabasha kumpangara. Nuko wa mupfumu abyumvise amuhindura intare nkuko yabyifuzaga. Noneho rero si ya mbeba yahindutse intare, ibintu biragorana cyane rwose mu mudugudu mu ishyamba. Igeze mu ishyamba, ishyamba rivuyanga koko, ikajya ihora itontoma buri munsi no ku manywa y'ihangu ikajya ihora itontoma, ikajya ihora isakuza rwose. Ishyamba iragendera risiribanga, rihindura akadavore, rihindura ibindi. Nuko igihe kimwe, bitewe n'uko yahoraga isakuza, abahigi baza kumenya aho iherereye, ndetse bajya umugambi wo kuzajya kuyirasa.
kurasa ya ntare yahoraga isakuza, kuko abahigi baje kumenya aho iherereye mu ishyamba. Nuko igitondo kimwe barabyuka bajya kuyihiga, ngo bashaka kuyirasa ngo bayice. Nuko nabwo barayirasa ariko barayihusha. Hanyuma ya ntare irirukanka cyane, umuvuduko mwinshi cyane, no kuri wa mupfumu iti nyamuneka noneho byakomeye, ibintu byakomeye rwose. Ati noneho ibintu birakomeye rwose, ndabona amaherezo ari uko ndi busabire kwipfira, kuko ndi kubona ibintu bikomeye hanze. Noneho hejuru y'intare hari abantu nabo bashaka kunyica. Noneho rero ukuntu bimeze, ugiye kungira umuntu, ugiye kumpindura umuntu noneho, kuko nabonye ko abantu ari babi banyica. Nuko wa mupfumu amuhindura umuntu. Ntibyatinze wa muntu wacu aba umuntu koko nk'abandi, akagitangira kujya asura abantu hirya no hino, abantu baramumenya. Ndetse ntibyatinze yaje kuza gukundana n'umukobwa, aramukunda koko, nako ya mbeba yahindutse umuntu iramukunda koko, ariko ikagira ubwoba bwo kumubwira. Nk'ubwo tumusane imubwiye akamenya ko nahoze ndi imbeba, azanyanga cyangwa se bizaba ibibazo. Hanyuma yigira inama mbi cyane, aravuga ati umuntu uzi ko ndi imbeba, nahoze ndi imbeba, ni umwe gusa, ni wa mupfumu. Arangije yigira inama yo kujya kwica wa mupfumu. Nuko rimwe ari ku mugoroba yitwaza icyuma ngo ajye kwica wa mupfumu, bitewe n'uko wa mupfumu yari afite imbaraga zepfiyo cyangwa se imbaraga zikomeye, yari yamaze kubimenya, asanga yamwiteguye. Hanyuma hageze wa mupfumu n'uburakari bwinshi cyane n'umujinya mwinshi cyane, ahita yongera ahindura wa muntu, ayongera amuhindura imbeba nk'uko yahoze ari imbeba. Ubwo iyo mbeba irirukanka cyane, ntiyongeye kugaruka ukundi, sijye wahera. Aha hantu rero harimo amasomo menshi cyane y'ubuzima, ndetse amasomo menshi cyane y'ubwiru, ndetse amasomo akomeye y'ingenzi, amasomo twabasha kwigira muri iyo nkuru, muri aka gakuru, akadufasha kubaho neza, ndetse akadufasha kubaho twishimiye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Isomo rya mbere ni ukutanyurwa n'ubuzima ubayeho, ugahora wigereranya n'abakurusha ubushobozi cyangwa se n'abakurusha imbaraga, ugata umwanya wose ushaka kwigereranya n'abakurusha imbaraga, aho gufata uwo mwanya ushakamo uko wakemura ibibazo n'imbogamizi uri guhura nazo, ahubwo ugafata uwo mwanya ushaka kwigereranya ndetse no gushaka kwihindura ngo ureshye n'abakurusha ubushobozi. Ukwiye kumenya ko nk'uko imbeba, hejuru y'imbeba hari injangwe, hejuru y'injangwe hakaba imbwa, hejuru y'imbwa nayo hakaba intare, intare nayo hejuru yayo hakaba umuntu. Buri kimwe kiba gisumba ikindi, ndetse buri kimwe kiba gihunga ikindi, buri kimwe kiba gihiga ikindi. Injangwe ihiga imbeba, imbwa igahiga injangwe, intare igahiga imbwa, intare noneho umuntu nawe agahiga intare. Gusa ukwiye kumenya ko umuntu nawe afite ikindi kimuhiga. Ikintu gihiga umuntu nta kindi uretse ibitekerezo bye. Nk'uko buri wese afite ikimuhangayikishije, cyangwa se intare yari ifite ikihangayikishije, imbwa nayo ifite ikihangayikishije, n'injangwe n'imbeba, umuntu nawe afite ikimuhangayikishije. Nk'uko tubizi twese ko inyamaswa mbi cyane ari umuntu, cyangwa se umuntu ari inyamaswa mbi cyane. Uyu munsi ukwiye kumenya ko inyamaswa mbi ku muntu ni intekerezo z'umuntu, n'ubundi ni we ubwe. Ikintu kibi ku muntu ni we ubwe, intekerezo ze. Igihe uri mu bidafite umumaro, cyangwa se aho kugira ngo utakaze umwanya mu bidafite umumaro, ukaba utekereza, ukamara umwanya witekerezaho, ukontorora intekerezo zawe, utekereza ku buryo ki imbaraga wifitemo ubwayo wazibyaza umusaruro zikakubyarira
umusaruro zikagufasha kubaho neza. Aho kumara umwanya wigereranya, aho kumara umwanya utekereza ku bidafite umumaro, wagafasha uwo mwanya ubyaza umusaruro impano ufite, ubyaza umusaruro intekerezo ufite, ukazikoresha neza zikaguhesha iki? Zikaguha umusaruro ukomeye. Iyo unyuzwe n'uko umeze uhora unezerewe ndetse ukarushaho kwimenya wowe ubwawe ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane. Iyo wimenye wowe ubwawe ubaho ubuzima bwiza ndetse ukabaho igihe kirekire. Buri kimwe cyose gitangirira mu ntekerezo z'umuntu. Icyo ari cyo cyose ubaho cyangwa se icyo cyose ubona, ubuzima bwose ubona, byose bitangirira mu ntekerezo zawe. Niba ibitekerezo bibi bije ntubashe kubigenzura neza ngo umenye ko ari bibi byagira ingaruka runaka, byanze bikunze bizagusunikiriza gufata umwanzuro uzarimbura ubuzima bwawe bwose. Icyemezo kibi uzafata uzisanga cyarimbura ubuzima bwose wari umaze kugeraho. Nk'uko umuntu nawe nk'uko imiba yahinduwemo umuntu yigiriye inama mbi yo kujya kwica umupfumu ngo nuko ari we wari uzi ko yahoze ari imbeba, nyamara ikirengagiza ko uwo mupfumu ari we wayigize umuntu, noneho ikisanga yongeye yahindutse imbeba. Hari igihe nawe rero imyanzuro ifata, intekerezo zikujemo, iyo utabasha kuzikontorora neza ngo uzigenzure neza, wakwisanga zagusenyeye burundu. Iyo ugenzura intekerezo zawe uzijyana aho wowe ushaka kwerekeza, uzerekeza ku ntego zawe, bituma ejo hazaza hawe haba heza. Ikindi ukwiye kumenya ni uko kamere y'ubuzima yo ubwayo itwigisha ko nta wundi uhanganye nawe. Twese nta wundi muntu buhanganye, nta n'undi muntu n'umwe uri gukompeta nawe, nta wundi muntu n'umwe ukwiye kugiranya nawe, nta wundi muntu muhanganye uretse wowe ubwawe. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana ikomeze ibahe umugisha, turabakunda cyane.